Inzu nshya iri mu kibanza kinini muri iyi minsi kuyibona muri uyu mujyi wa Kigali. Ugiye kugura inzu nicyo kintu wakibandaho cyane. Iyi nzu tuje kukwereka ni nziza, ifite design nziza, yubatse mu kibanza cy'ubuso 400, ikaba ifite ibyumba 4 na toilette 3 na office, iyi parking nini, jardin, rooftop nziza nini, ikagiraho n'igikari cyiza kinini. Irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 100. Iri hano mu Busanza. Nimba uwarigeze usa n'ujya mu Busanza hafi neza y'ahantu bita kuri Military cyangwa mu Kamenge, aho hafi nihiri muri quartier nziza yubatse n'amatafari ahiye. Ni inzu tuje kukwereka irimo iragurishwa nziza, iri ahantu heza. Guturuka aha rero parking yayo ni ndende kubera ko iki gice cyose guturuka hariya hirya hose ni parking. Ugaturuka hano hose hashobora kujyamo amajipe 4 aparitse neza nta kibazo. Aha hose ni parking, ara tukagiraho n'umwanya mwiza wa jardin. Ariko icyo tukivuyeho noneho ndahita mbereka n'iyi design yayo ni nziza. Ifite design nziza. Buri iyi nzu igomba kuba idekoye neza, isa neza nk'uko uri kubibona kuri iyi ngiyi. Hejuru rero ikagiraho na rooftop ku buryo iyo iriho nibwo noneho ufite view ya quartier yawe. Ikindi cyiza igiye iriho amavaze, indabo ziteye kuzenguruka kugera hariya hose, ni ibintu byiza. Aha rero tugeze kuri terrasse y'imbere y'umuryango, terrasse nziza nayo ushobora kuba wakicaraho ukaba waganira n'inshuti zawe. Ariko terrasse gusa igiye iriho n'ama design meza, hejuru hariho plafond nziza. Reka rero mbere yo kureba ibyumba mbanze nze hano mbereke wa mwanya wa office. Ni ukuvuga ngo uyu ni wa mwanya wa office nakubwiraga, nayo ni nziza, ni nini ku buryo ushobora kuyikoreramo rwose, bikaba ari ibintu biteguye neza. Miliyoni 200 zirimo n'ibiganiro, iyi nzu wayigura rwose. Kandi ubwo urumva nimba tukubwiye ngo zirimo ibiganiro, ushobora kuza tukagabanya tukakugurisha inzu nziza yo guturamo cyangwa se yo gukodesha, ikinjiza amafaranga meza. Urugi rwiza rugaragara neza rw'icyuma, ari narwo ruguha ikaze hano muri iyi salo nini nziza yisanzuye. Uyu muntu yakoze design nziza, nakunze ukuntu iyi salo idesigninze, kuntu isa, kuntu igaragara, byose ni sawa. Iyi salo rero irahagije. Reka mpere kuyibereka kuri iyi TV stand. Ifiteho TV stand nini nziza itambitse ikagenda ikagera hano hose, ni TV stand. Hanyuma tukagiraho hejuru plafond nziza ya gypsum ishushanyije neza, itara ryiza, ni sawa cyane. Aha ngaha niho noneho tugiye gusanga salle à manger. Tuvuye kuri salle à manger nini nziza, nayo iragaragara neza ubunini bwayo, aho kwicara ufati amafunguro. Ni salle à manger nziza, kandi buri gice cyose kigiye kiri muri iyi nzu kirimo plafond nziza ya gypsum, amadirishya meza manini, byose ni sawa. Aha rero niho dusanga hano hari icyumba cy'abashyitsi, hano hakaba igikoni. Reka rero twinjirire hano mbanze mbereke igikoni cyayo. Ni kinini, kirahagije ku bantu bakunda inzu zisanzuye. Iyi ngiyi uyu munsi ni iyanyu. Kuri miliyoni zawe 200 zirimo n'ibiganiro, uragura ino nzu nziza iri hano i Kanombe mu Busanza muri quartier nziza isa neza. Iyi nzu tuvuye hano kuri iki gikoni cyiza, muze mbereke n'igikari. Izi ni za nzu nyine ugura zikaba zisanzuye. Ifite igikari kinini pe, kinini. Ahariya hari toilette yo hanze, hari inzu y'umukozi, aho kwanikira hanini. Hano tukahagira igikoni nacyo kinini. Urabona ko igikari cyose kirapavomye, na hantu hagari nyine hanini hisanzuye ku buryo kuhatura rwose pe uba wisanzuye. Ni igikari, ntago ari udukari. Nakubwiye ngo muri iyi minsi kubona inzu ikaba iri kombine nuko ifite ikibanza kinini, iyi ngiyi aba ari diru cyane. Reka rero twinjiremo n'imbere mbereke ibyumba byayo byiza binini. Ubwo tureta dukomereza kuri uyu muryango unyura hano mu gikoni. Ariko si wo wonyine gusa, hari imiryango myinshi igera mu gikari. Ukinjira hano urahita uhura n'icyumba cya mbere, aricyo dukunda kwita icyumba cy'abakozi cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi kinini cyisanzuye, ku idirishya ryiza rinini, plafond ni gypsum, amakaro meza, amarangi meza, wabibonye kari sawa. Hanyuma tukagera hano aho dusanga noneho douche na toilette, nayo abashyitsi bashobora kuba bakoresha, yaba ari uri muri kiriya cyumba, yaba ari wa wundi utaha. Urabona ko ni icyumba nacyo gisa neza.
Iki ni icyumba cya mbere mu byumba bitatu ndi bwakwereke biri muri iyi nzu yacu. Miliyoni 200 zirimo n'ibiganiro, ariko ubwo ntabwo nabura no kukubwira yuko dufite hano design nziza itandukanye saramanje n'ibindi byumba, ariko reba ubwiza. Twakomeje turagiye noneho tugeze hano aho dusanga koridori, hari haruguru hari icyumba, hano hari ikindi cyumba bigakoresha iyi dushe. Reka dukomeze duhere ku cyumba cya ruguru, aho ahangaha aka kanya ubona aha abana bashobora gushyiramo inkweto zabo. Icyumba cya kabiri kinini kigari cyisanzuye, kirimo parafo nziza, amarangi meza, itara ryiza, mu by'ukuri ni sawa cyane. Ikindi cyumba cya gatatu kikaba iki ngiki. Ndagenda ninjiramo muri buri cyumba cyose kugira ngo ugende ureba. Buri cyumba cyose ni kinini, ni kigari, kirisanzuye, parafo nziza, idirishya rinini. Ndakubwiye ngo nimba ukeneye kugura inzu nini yisanzuye, duhamagare. Nimero yacu ni 0783300250. Imbuga zose turiho. Iyi niyo dushe uhuza biriya byumba, amakaro kuva hasi kuzamuka kugera hejuru. Urabibona ko ari sawa, ni sawa cyane. Noneho ni karibu mbereke chambre principale y'iyi nzu. Chambre principale y'iyi nzu ndayibereka duhereye kuri dushe yayo nziza, dushe y'akataraboneka nayo, reka mbivuge gutyo kuko yo ni nini kurutaho, irimo shawa nziza kurutaho, irimo amakaro meza kurutaho, irimo ibice byose byiza. Hejuru urabona yuko irasa neza kandi iragaragara neza cyane. Aha rero niho dusanga cya cyumba cyo kuryamamo kinini kigari cyisanzuye, ku buryo igitanda cyawe kizajyamo neza, ufiringe kuba waraguze inzu nk'iyi ngiyi nziza. Hano tuhafite garde-robe nziza ziri hano mu cyumba zigaragara neza, garde-robe zisa neza. Ariko iyi nzu wagera hejuru kuri plafo ifiteho design nziza mu cyumba principal, ku buryo uryama ukavuga ngo nakoreye amafaranga rwose. Aha ngaha hari umwanya washyiraho amafoto ya souvenir runaka. Ni icyumba nyine cyisanzuye. Akarusho nuko gifiteho na terrasse, nukuvuga ngo iyi terrasse nayo igihe ushaka kwicara nka hano ari weekend, ari mu kindi gihe, n'ahantu heza wakicara ugafiringa neza. Mu by'ukuri ndakubwiye ngo ni sawa cyane. Hanyuma rero ubwo nta kindi uretse kubibutsa ko ifite ibyumba 4, toilette 3, ikagiraho office, parking nini yajyamo imodoka 3, igikari mwakibonye kinini, hose izengurutswe n'indabyo. Miliyoni 200 nicyo giciro, kirimo n'ibiganiro. Duhamagare tukugeze kuri imari y'inzu nziza iri hano i Kanombe, ariko Kanombe ya hafi hano neza mu Busanza, ahantu heza ho gutura. Wagura inzu ukayikodesha ukinjiza amafaranga meza. Duhamagare tukugeze kuri iyi mari.